kozeho ngapfukama ngasenga ngira ni data mama o mana yanjye fasha kubabarira undinde guhora ume kwiyakira ume gukira ume gukora undinde gukora kora iyo ndirimbo baretse skydropping mwabavandimwe mwe mwagerageje mugakora mugatera imbere mukareka amashyari amatiku inzangano zibarimo papi mukura amaboko mu mifuka mukore basore mukura amaboko mu mifuka mukore bagenzi banjye abanyamakuru cyangwa se ba youtubers namwe nimukura amaboko mu mifuka mukore ariko urwango ishyari amatiku mufite mubiterwa n'ubukene mufite murakennye mu buryo bugaragara yaba mu mutima murakennye yaba mu buryo bw'amafaranga murakennye none nabonye ikibazo ngo cyaba yari imodoka n'ingenda ariko ntago dukennye papi ndabikata oya barakennye nta muntu rika nkubwiza ukuri nta muntu ufite amafaranga unafite umutima wa kimuntu ugira imitekerereze nk'iriya ariko ugira ngo se waba ufite icyo ukora waba ufite icyo ukora ahubwo iyo uvuga ko ntacyo bakora bafite no mu buryo bwabo nta mafaranga bafite barakennye ushobora gushiduka hari ababa blessinze bagahita bakira ibyo nugushakira amata mu matako ya nyirahuko Rugenge ruherereye Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ni ikibazo mfite ku bijyanye n'inkuru nakoze nta nubwo nje kwisobanura ahangaha ku mukire witwa Ndayisenga Materne biri mu rukiko biri mu rukiko nta kintu nje kubivugaho mureke ubutabera bukora akazi kabwo abarimo kubabwira bakabashuka bakabwira ngo nafunzwe ntago nafunzwe ndahari mureke ubutabera bukore akazi kabwo nagira ngo mbanze nkure icyo gihu n'abankurikiye babashe kubimenya kabiri ikindi nshaka kuvugaho ndaza kuvuga ku bintu bijyanye no kuba biteye isoni n'agahinda kubona abantu bashobora kujya ku rukiko ku ahantu hakorera urwego nka ruriya rw'ubucamanza bagashinga kamera bagatukana hari inzego ziri kubireba ntago waheza bagatukana urashaka kuvuga ko urabyumva none ikintu kiba gitangaje yego abakora ibyo bakakubwira ngo bakunda igihugu ariko baba bagikunze heza dore ikintu cyara ubu ibyo ibintu byose urubanza rwabereye mu ruhame salama ntabwo ndashaka kugira ngo ibi bintu ntituzibe kubitindaho nicyo umva nganisha ndaganisha mvuga ngo abo bariya bandi bose bavuze mu rubanza bari barurimo ibyo bavuze nimba bihabanye n'ibyo bitaravugiwemo bari mu makuru y'ibihuha ibyo ntabwo turi bubyisobanure ikintu kizanye ni kimwe muri uyu mwuga wacu abasheri mukomeze ikintu kinzanye ni iki ngiki yego Bibiliya ibivuga neza uko ngenda umukristo mu itorero rya Pentecote mu Rwanda ADPR nta nubwo nje kugira ngo ngiro ntangaye ibisobanuro nta muntu nje kuvugaho hano yego kuko baravuga ngo n'umubazi w'imitima ntiyayiringanije ntago ari nge rero ugiye gukuramo abantu umutima w'ububwa ngo mbashyiremo undi mutima badafite yego umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira BTR niwe wigeze kuvuga ngo nta utanga icyo adafite nta utanga icyo adafite ubwo nimubona ibitekerezo biri mu gutanga n'umuntu runaka mujye mumenya icyo afite yego nari ngarutse ku kijyanye n'ibiri muri Bibiliya bivuga ko ishyari ryatumye Gahini yica Abeli birahari mu itangiriro bavukana njyewe rero ntago ngiye gukuraho umwuka w'ishyari kuri bamwe ntago wabishobora dufite abantu badukurikira badukunda batwifuriza ibyiza ariko tukagira n'abandi batwanga cyane akakwanga nta mpamvu zabyo ari urwango rumurimo muri we kukureba gusa akicara akavuga ngo kuko runaka abayeho gutya ariko se mugani ni gute umuntu adashobora kukugirira ishyari ugenda n'imodoka yawe nta n'ideni uyifitemo urabyumva neza ufite amasoko yabo wamamariza bagutuma ubaho umunsi ku wundi yego ariko wowe kuko ufite ishyari uzakomeza ubyimbane n'iryo shyari ryawe kugira ngo ujye gukora ibyawe byaguteza imbere ntuzabonye akanya kabyo buriya urabyumva neza ndabyumva ukajya hariya ufite mikoro ufite kamera ukavuga uti ikintu ngiye gukora kiraza kuba kimbeshaho nukujya hariya nkatuka papi wikirirwa ujya nkatuka papi nkamutuka ibi bintu byarabaye
nkora inkuru impamvu naje gukorera inkuru hano Kicukiro niho nakoreye inkuru y'abaturage bari bafite ikibazo cy'amatafari yangijwe n'uwitwa Marie Claire Muneza akoresha style babandi ntari buze kuvuga mu mazina ariko sinabonye hari abavuze sinabonye ukora inkuru ugaragaza ko bamaze kwishyurwa byarangiye barishyuwe nubwo hari andi mafaranga azagenda atanga mu byiciro bitewe n'amasezerano bagiranye imbere ya noteri noneho rero babandi n'ubusanzwe bari baje bakantuka garuka mu kintu cy'ishyari ni nabo bantu bagarutse bajya gushuka abantu mu matwi yabo ngo Ndahiro Valens Papi yafunzwe rega buri umwanzi iyo uciye urwaho hariho hose ugira uti ubwo rero nimba bakubonye ntago nafunzwe pe ndahari cyo nicyo kabiri YouTube barimo kuvugiraho nanjye niwo muyoboro nje kuvugiraho iyi YouTube channel yanjye urabyumva na BTN nk'ikigo nkorera murarimo kumbona ari inkuru ndi kuzikora ari ibiganiro ndi kubikora ntago ndi kubikora mfunzwe hanyuma ikibazo rero ikibazo gihari kubera iki aba bavandimwe ikibazo cy'ubukene bwinshi muri bo barakennye yaba ari mu bitekerezo byabo barakennye yaba ari mu mikorere yabo barakennye yaba ari n'ubumuntu muri bo barakennye urumva bakennye impande zose ntago urumva umuntu arimo gucungana n'iki aracunga nta kindi akora ari bucungane nuko araza gukura amafaranga ku muyoboro yafunguye kuri Gmail ye ariko nibyo kandi kugira ngo ayabone araza avuga ati Papi yakoze inkuru yakuye abaturage mu Bugesera abapakiye muri kamyoneti mu modoka ntunze nta kamyoneti ngira yenda bavuga ko wayikodesheje rega ntabwo niba narayikodesheje babuza kuvuga kubera ishyari bafitemo ejo bundi bazavuga ko babashyize muri kontineri abaragiye bavandimwe mwakoze ngo episode 1 episode 2 episode 3 ibi bintu bijyanye no kwibasira bijyanye no gushaka kukwangisha societe ibi bintu baba bakora sometimes ni ibintu bigize icyaha Papi nkubwira ikintu kimwe ntago nta nuwo ngiye kugira ariko reka nkubwize ukuri ngewe noneho imiterere yanjye ngewe Papi nibi bintu nakagombye kuba ntarimo kubivugaho nubwo imigani nyica kenshi ugasanga niyo bari kunziza imigani niyo bakuziza muzanaguruka ntago mfite ku buryo ishobora kukwanduza ntubu gikomeje urugendo rwawe bikagukereza ukabanza ukajya guhanagura ikoti nta kanya k'ibyo ariko reka mubwire nta kanya k'ibyo mfite bihorere reka tunabave ahubwo buriya ishyari umuntu wishwe n'uruvugo ntago bari buvuge ngo muri cyo njya ku meza yanjye ntashye ngo mbure breakfast reka nkubwire uzacunga umuntu wagize imikurire mibi wiza kujya icyo mbarusha ikiganza cya perezida nta n'umunsi ntagikoramo wese wamenye ngikoreramo he mu gitondo isengesho rya mbere mu gitondo nkijya gukubita isengesho ndabanza nkavuga ni dadi mu mugisha nkamusuhuza buyaga babyita buyaga nkamukora mu ntoki buyaga dada kankoramo anko muyomba kankoramo nahita mvuga nti noneho reka mbwira Imana nayo nyirabure wagwane nayo nkabanyikubisa isengesho nkayirabura nabyuka mu gitondo ngahita mura n'umuntu agahita nkubita amadorari nageze mu kiganza cya perezida ndavuga ni Imana ubu ndakureba wanze gukirekura umugisha w'uyu muryango unkurikirane ngwino dukore ikiganiro byaye nka 8 z'ijoro ntabwira se amasaha bimeze wasuje ahubwo yarambwiye atari kuzibintu byabaye ngewe ntabwo nari nagiye nyisuhuza perezida subwo ngewe ntabwo nari nagiye agiye ncara kuri ni garage urugwiro bari bakiriye aba influencer garage urugwiro bari bakiriye aba influencer maze na fast lady amvuga mu izina yego fast lady kuvuga mu izina Brian yego shari uri ese kuri kupiga ibintu byawe umufurama ariko ko uri president ako nawe ni umufurama ahubwo ni umufuraperi umufuraperi umufurama hajya nanje Kagame yakozemo yego bari gukobana wenyine se mwese wasuje papa na CTU yego hari umukobwa umudamu yaragiye agurira umugabo amaboxer ariko asa menshi nk'amaboxer nk'icumi menshi noneho umutipa ahita amubwira ngo ese baby kuki wanguriye amaboxer asa aramubaza none se baby gutwaye iki mu gusa abantu nibabibona
aha ni bande bakubonera boxer rero Yesu ubundi bayibona gute biba byagenze gute kugira ngo bayibone urumva hari ukuntu ujya kuri piscine bakajya bari buri munsi wambaye kuri akaboxa piscine gasa ugenda wambaye boxer nta myenda ya piscine ibaho oya ari ukuntu ariko umuntu avanamo agiye nko koga cyangwa amaze koga uvanamo iki wogera ku karubanda umuntu w'umugabo watse yogera kandi ari kuri piscine nyine kuri urabona piscine urabona nk'aha hantu turi hari kuri Heza piscine hotel hari paka piscine urabona nk'ahantu kuri Heza hari hotel ya bien sana nanjye nakubwiye ngo mu myambaro yabugenewe yo kujyana muri piscine box irimo hari box irimo